tukamarugararagira ate muri protokole z'abarokore gazimwe mwari mwiza. Yego Yesu arambije ngo aramuhindukira amubwira ngo ntabwo ari byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo nindangiza mbijugunyire imbwa. Mwana magambo urimo urasaba ibintu bikwiriye abana ariko wowe barurirwa mu mbwa. Ibingibi kutabyitaho nibyo bikora ku bantu. Abantu barangiza bagafata impano uko itari, kumbure ari babanze guha impano umwanya ntibamenyeshe abo barimo. Bibiliya ivuga umutima w'umuntu washukana kurusha ibintu. Mu bintu bya mbere nizera umutima wanjye ni wowe. Yewe sindi uwo ntekereza ko ndiwe, sindi n'uwo abantu batekereza ko ndiwe, ndi uwo Imana ivuga ko ndiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndi uwo Imana ivuga ko ndiwe, niyo yonyine ishobora kutakubera cyangwa ikubeshya. Hari amasengesho ngira yo gusoza umwaka na mbere ko ntangira undi kugira ngo mbaze Imana ngo dusoje umwaka ubu mbarurirwa he. Bityo nkanabaza amabanga y'umwaka utaha kugira ngo menye ibyo kwitondera muri uwo mwaka. Asifiwe. Amen. Kuko mu gitondo ushobora kubyuka uri ku rutonde rw'abantu Imana yita abana bayo. Nimugoroba ejo ni kera cyane saa 6 saa 7 z'amanywa cyangwa saa 9 ukaba wagiye ku rutonde rwanditseho abanzi b'Imana. Ibyo bintu ni ibintu byoroshye ku buryo bidasaba n'amatsiyesi, birasaba gusa guhindukiza ibitekerezo bikemeranya n'umutima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ubu se ntabwo muzi umuntu wari uri kumwe na Yesu bakaganira se kabaza ati iyo mugenda nanze mwumva bavuga ko ndinde bakaza ati twumva bavuga ngo Eliya nguri Yohana wagarutse. Yesu ati mugabanya amatiku n'amagambo mumbwire mwubura amafi n'imitsima n'imigati muhari. Mwebwe mwambonye ngenda hejuru y'inyanja, mwebwe mwari muhari insura abapfu, mwebwe mwari muhari inkiza abantu, muvuga ko ndinde. Bose bara ngo ariko Petero yinjira muri system. Bwana Yesu asifiwe. Yinjira muri system, muri system y'uwabo wa Yesu. Ngo asanga muhanditsemo ngo Yesu ni umwana w'Imana. Bwaraje abwira Yesu ngo wowe uri ntama w'Imana, uri umwana w'Imana isumba byose. Yesu aratangara avuga ngo ibyo ntabwo bimenyeshejwe n'inyama n'amaraso, n'ubimenyeshejwe nuko naguhaye amafi nk'abandi, n'ubimenyeshejwe nuko nazuye abantu nawe uhari, ubimenyeshejwe na Data. Haleluya. Ubikuye muri system y'uwacu. Amen. Uwo ni Petero. Hacamo kandi ka Yesu arababwira ati rero ubu ngubu ngewe birasaba ko mpfa ngasubira kwa Data, kandi ngenda nibwo muzahabwa imbaraga zituma mumera nk'uko meze. Yego ngo Petero amujya mu matwi inde amujya mu matwi aramubwira ati ariko se Mwami Yesu iyo gahunda yo gupfa ntakuntu wayikweka. Dore n'ubundi abantu barakuyobotse urareba ibyo gupfira iki. Yes, n'abantu baraturaga ku byo bari baramaze gushiraho. Asifiwe. Bari baramaze gushiraho umuntu ushinzwe kujera amaturo gusa. Ari wo murimo wonyine batababwira ngo akorope, batababwira ngo nombe kwa kundi bagira ifani bagashyira amazi bita guponda. Atapona ngo bakore capati baryaga ashinzwe kubara amaturo kandi waje wese atuje. Asifiwe. Amen. Petero amubwira ati ibyo byo gupfa ntabwo bitagikenewe, ushatse wakomereza. Yesu ngo ntiyamusubiza mwongoreye, abivuga yewe kugira ngo natwe tuzabyumve. Aramubwira ngo mvi inyuma Satani. Namwe mwarasomye? Yego. Petero wavuze ejo ibindi bintu bikuye muri systeme y'Imana.
nona avuze ibintu akuye muri system ya Satani. The same Petero wavuze ibintu ejo abikuye muri system y'Imana, uyu munsi avuze ibintu akuye muri system ya Satani. Ubwo rero oroshya ubu kigenda gutya ati ngewe mu bantu nzi bafite urusinga ruzima Petero ni number 1 cyane. Banza witonde umenye niba Petero yagicometse ku rusinga rwawe wifuza kumva amakuru yawe. Uranyumva? Nabonye abantu bayoba, nabonye abantu bagwa, nabonye abantu bayobya abantu, kandi nabonye n'abantu bazana abantu kumana. Uritonde kandi akoje imbere y'Imana ngo uvuge ngo nayobye ngo kubera ko runakaje akambwiriza ibintu bitari byo. Uranyumva? Kuko Yesu yarabihamije abinyujije muri Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa mbere. Hari ijambo Yesu yavuze aravuga ngo bakundwa nimwizere imyuka yose ngo ahubwo mwigerageze mumenye ko yavuye kuri so Imana. Izo nshingano umva ari z'Imana. Rekada izo nshingano ni iz'abantu. Buriya kwangu uzaba ari neza n'Imana nuko ugomba kubanza ukamenya ibikureba ukamenya n'imireba Imana. Aho mwaberemwe numva ari umuntu Imana yasengeye, Imana yanga abantu kubitabo n'umwanya wo kubasengera. Umuntu wo gusenga n'uw'abantu, uw'Imana wo gukora ibyo abantu basengera uramwita azabicurika. Wowe ugomba gusenga Imana igakora ibyo wasengera, ntabwo Imana izagusengera. Urakoze. Ama rero ngo vindi maze gushira Yesu ngo nyina aramwegera, ubwo nigeze kurangira ivuga ngo uriwe bigena uko Imana ikugenza. Yego ngo batuma nyina bavuga ati uriya wabanye neza ntabwo afite ibibazo bajya kubanza guhandura, reka twohereze nyina bahite babikemura. Wamugezeho nyina wa Yesu ageze ku muhungu we, Yesu ngo aramubwira ngo tubigeranamo dute mubyeyi ko isaha yanjye itaragera. Singiye kubabwira ku by'isaha Yesu, sibyo ngiye kubabwira, nashaka kubabwira icyo Yesu yabantumye. Amen. Amen. Ngo ariko nyina wa Yesu uzi imikorere ye neza, uzi uko ateye, uzi uko agenza ibintu, ngo araza abwira abahereza arababwira ngo buriya ubwo avuze kuriya ntabwo yahakanye, nge ndabizi yavuze kuriya ntabwo abahakanye. Amen. Ngo rero reka mbabwire icyo musabwa. Iyo Yesu yitwaye kuriya urimo gusenga ukabona ntarimo kuvuga ku byo usengera, iyo urimo kumubwira ibintu ukabona ntarimo kwihuta bikora, reka mbabwira icyo umuntu akora muri icyo gihe. Wanarashya nyina arababwira ngo mumugume hafi. Nagira icyo ababwira icyo ari cyo cyose, nababwira ngo mwicare murebe gukomeza gushakira muhagaze, nababwira ngo muryame, nababwira ngo musenge, nababwira ngo muture, icyo ababwira cyose nimuzane amaroshike, nimuzane n'imibare yanyu, icyo ababwira cyose mugikore murareba ikivuga. Bwana Yesu asifiwe. Imana ifite ikibazo n'abantu benshi cyangwa bamwe muri twe hano, cy'abantu bashaka ko Imana ibumvira kandi baranze kuyumva. Nibyo. Ndashaka kukubwira ngo urimo kurishwa n'ubusa. Niyahuye gatatu ndimo kuzira, yego ndimo kuzira yuko nanze kumvira Imana, kumbure ntazi icyo nzira. Asifiwe. Okay. Uriya mubyeyi wicara inyuma hariya, uriya bratwara byuka. Imana yatubwiye ngo irashaka kukizwa ukava mu bagatulika ukaba umurokore. Wowe uko Imana irashaka kugendera, kuvugira no gukorera muri wowe. Baturabyumvishe baza rero ku munsi wanjye mubi nari nasinze, ko twashije urwagwa
maze kurudaha ngiye no gukina umupira muri quartier urumva mvuza twe tujya gukina umupira leta abyibuka cyane urumva nari namaze kurushiramo mvuga nti ndabereka none kandi umva yabaga muri secondaire wahita kuba kapiteni barambona baraje barambona asishyuwe ayo magambo sinayitaho numvaga barimo kubiza kujya kuri match ndagenda kinye ndatashye ngira ngo byararangiye kumbure imana ngiye ku kintu nanjye nkunda kurusha ibindi nakundaga kwiga numvaga ko ngo nzabeho muri iyi si ntayizi beta napfa yewe we tronkome ndayitsinze n'ubundi neza mu cyiciro cya mbere bisanzwe kwa kuri nsanzwe mu wa mbere ariko kujya kwiga biranga ikintu cya mbere yagiye gutuma niyahura nuko nari muze kujya kwiga ngiye nagiye kwiga mu wa kane secondaire mu gihembwe cya mbere nize ukwezi kumwe abandi barize amezi 3 nagiye kwiga narakerewe amezi 2 muri ayo mezi 2 rero maho ngaho nibwo niyahuye gatatu kugeza ubwo ejo byansanze maze kwijugunya mu modoka mumirije gutya barayikandagira barayinunga neza irazigarukira magutya ubushyuhe bwabo bwarahubitaga mu mazuru shoferi asora mu tutarandeba ngo azunguza pasuri inyuma akatarigenda uwo mushoferi amaze kugenda gutyo ijwi rirambwira ngo wowe ntushobora gupfa ntagukoresheje bashobora kukugonga cika akaguru ushobora kumeneka ijisho ariko ntushobora yava kwishita yego ndataha subira mu rugo iwacu twicaraga ku muvure twarabatindi nubwo mwumva ngo rero umuhanga mu ishuri ngo twarabatindi arabizi nabyo hari amabanga aho ngaho ndagenda mfukama ku muvure mureba gutya kiraho inkokora ngira imana ni ijwi numvise ntabwo nzi niba ari ry'umuntu cyangwa ari ryawe kuko nese ndabanje umuhanda na hembora nta muntu ariko ijwi ryumvishe yani niba ari abadayimoni numvishe niba ari satani niba ari wema simbizi ikamsi ndakumvishe numvishe ijwi na niba ari wowe tuvugana nusubiza mu ishuri nkabona Rwagasore nicaye ku ntebe y'ishuri ndimo kwiga ni ukuri iminsi igaje yose yo kubaho kwanjye nzabukora numva ijwi rirambwiye ngo hari mbere nabanje gusenga isengesho rivuga ngo mana mushatse kwiyahura biranze nari maze no kuheruka gukora ibidega nkayagenda nkaca ku mahene y'abantu nkayahondagura ngo ndebe ko hari umuntu wandega ngo bamfunge habura n'umuntu wajya kundega nashatse kuntu bamfunga wanze ko bamfunga nashatse kuntu napfa urabyanze ubu ngubu ukuntu ugiye kwitwara no munsi simpuzi kandi rwose niba mu ijuru habaho ntazazayo ntuzamaze ukuntu nitwa uhereye mu tariki kuko numvaga iramutse ishika nanyica yabifashije kungeza ko aho najyaga asifuwe irambwira ngo erega sinakumvira nawe waranze kunyumva burya narasenze kumwe nsanzwe nsenga byaranze burya ndirwa nkundagura amafi ndirukanye imisozi ngo kwa ba nyina wa jambo he yose byaranze kumbure ndimo ndazira ko wambwiye nkanga kukumvira none nawe wanze kukumva njeni kuva niga primaire iyo napfukamaga ngasenga nkabwira Imana ngo nzatura kuri igice cya 50 muri karamu ni ukuri kose ntabwo nshobora kugera ku ishuri nagitoragura kuva ndi umwana ngewe ariko ngiye ko narasenze biranga Imana birambwiye ngo ntabwo nzakumvira aranze kunyumvira yaje niba kibazo ngo nikiranze kumvira Imana mu bwonko bwanjye bizamo nko gutya uko ureba filime hano mbona abo bahanuzi binjira iwacu mpagaze mu karyango k'iwacu gutya rifashe cyo n'abasuzuguye cyane kubera rwedetse yarunze guruka mu bwonko bwahise yego n'abasuzuguye cyane nk'utazi ibyo ndi kureba ukuntu bambwiraga ibyo bintu ibyanje mu mutima byose ndabibona mpita menya ko ari cyo nanze kumvira Imana mpita nyibwira Imana niba ari kiriya cyo nanze gukumvira nari yajwe numvisha akabari ryawe nunsubiza ku ishuri iminsi nsigaje ko sinza gukorera hataracamo amasaha abiri angahe iwacu haje umugabo
sinzi ko nuwahe niba ziranye na mama je ne sais pas n'ubimbaza ansonotse gute ngiye hanze abarambaje ngarutse ngo kutagiye kwigasha simwe ko wiga mama watagiye kumusobanurira story zose mitanigira mu nzira no kurakari ntabwo wabwira arangije aragenda ahita agaruka azana amafaranga niba ari ibihumbi 100 bingahe aravuga ngo kuwa mbere uzajya kwiga hari kuwa kane kuwa mbere njya kwiga nari narazize iki aho nshaka ko mutima nari narazize ntabwo numvirwaga nasengaga sinumvirwa kuko nanze kumvirwa hano hari abantu benshi bagifite basengera Imana ari byibabwira banze dore nk'ubu nari nicaye hano Imana irimo kumbwira ngo ari umugore uraha umunsi umwe twatuye hano mu rugenzengera hano mu Rwanda twatuye ku munsi w'amasengesho nicaye ngiye ndimo kwatuza abantu umugore araza aratura agiye guhaguruka Imana yambwiye ngo mubwire ko muhaye umwana w'umuhungu aranseka kubita gatwenge wewe ageze hariya Imana iramwe ngo muhamagara mubwire ngo ibyazi nanjye ndabizi Ndamama nigarukana mubwire Imana irambwiye ngo mubwire ibyuzi nayo irabizi Imana ikajya kuganiza yambwiye impamvu yaragusetse ngo mukozi ko ari muri ona kandi ashobora kubyara mbere y'imyaka 5 okay yani rero mwana ubwo bivuze it's up to you haciye n'igihe arasama kandi ari mu biki arasama abaramamaga ite kwa gasore kandi barambwiye ubundi wowe ngo umuntu ukwiteje ngo bahura n'ibibazo nasamye ne ahita ajya kwa muganga bamwati batwite asifiro amen ari nabwo ati igipira ni mu gihubuzamo tiri tugihubuzamo no mundi ravamo bati guhubuzamo ubundi yagiye mate mwarikize bagihubuzamo indi mamo yamaze kubyara abakobwa 4 uwo niwe muhungu wenyine akimara kubyara uwo muhungu Imana mufunguye business ya restaurant business ya restaurant ubu yubatse amazu sinakubwira uretse ko hanyuzemo akanorozi bakamuroga simeruka makuru ariko meruka rumukire afite restaurant abishenyi niyo yari ya mbere sinjaka kubijyamo cyane hari abishenyi bashaka kurya nabo bakubwira wanga sasa amen bantu b'Imana Imana yambwiye ngo genda ubwira abo bantu bakora ibyo mbabisaba bakore niyo mpamvu nasomera murongo umwe ngo nuko nyina wa Yesu nuko nyina arababwira ati icyo ababwira cyose mugikore umbeshe nimukajya muzana urushike mu bintu by'Imana n'Imana ngo girucya amen namvisha Imana irimo kunsaba gusa gutanga ubuhamya bw'ubungubu hari ibintu byinshi navuga ku buryo buri muntu yumva neza ko Imana ari bivuze umutunzi utoki iyo mbonye akanya gato kwicara ntagira ubuntu n'Imana ubuntu bw'Imana bundi ho bukaba buri active ncometse ufite umwanya uhagije barabizi Bwana sasifiwe amen yes umuntu asenga aragize ati impamvu ngo wari mvuze nuko ari ufite case ikomeye kandi nahumura Imana igiye kubikemura kubera ko urusaku rwakomeje kuba rwinshi biravanga umuntu ukomanza arakingurirwa ukomanza arakingurirwa umuntu yakomeje gukomanga asaba umugisha so icyo Imana igomba gukora ngo umugisha uze igiye kukikorera wapinga nibiramuka bigejeje mu kwa gatatu datwite nzabona ko ari Imana anyuwe mutodi Ai, hutodi. Sanga barimo bararoba. Yesu ari igihe akubwira ibintu bigusanye n'ibyo ushobora kumva ko byatanga igisubizo ushaka. Ariko Yesu abazi ko ari buze kubigenza. Ibyo utumva bikavamo icyo wumva. Wumvishije jambo Yesu mari cyubahiro wenyine. Gitumba bikavamo ntabwo ari cyo cyo kutabyumva. Ni cyo cyo kuba Yesu bivuze. Amina. Yesu ngo asanze abicwe barimo bararoba ngo bubakereho nta kintu bafasha. Arababwira ngo burenza cyo cyo gufasha.
ni mujyi muhengeri mushugunye ibishundura. Yego. Abantu b'abarobyi barabizi ko iyo bwakeye nta fi wafata. Icyo ni kimwe. Kabiri, noneho kujya gushakira amafi ngo imuhengeri ni wowe musazi wawe mbere wawadutse mu gihugu. Yego? Nibyo. Ariko Petero aravuga ngo ubwo ari wowe. Ibyo banyigishije banyishije kuroba ndabizi ndanabyemera. Yego? Yego. Ariko ubwo ari wowe ubivuze. Reka mbigerageze ndebe. Bibiliya iravuga ngo babikoze. Ubwo butumwa buri muri Luka 5. Ngo babikoze. Biremera Kuko ari Yesu ubivuze. Haleluya. Babikoze. Samurai bafataga amafi menshi. Wicubura zabo zenda gucika. Basaba abantu kuza kubafasha. Kubera ko bakosa gusa. Haleluya. Icyo Yesu yavuze nuko gihabanye nuko kinyuranye n'ubumenyi basanga. Yego. Nkondera Yesu akora ibihabanye. Ubu si byo muri ubu buko byo tubivugaho. Ko yababwiye ngo nibajya kuvoma amazi ngo bayuzuze ibikungura ibigega aho ngaho. Yego. Baravoma amazi ayareba ari umugezi. Yego. Bawuzuza ibyo bintu. Asifiwe. Bibiliya ni kuyisoma neza. Haleluya. N'amakingo. Ngo barayadaha. Yadaha yo manisha. Bwana maki arabe ngo ni muyadahe bashira umukwe mukuru. Yego. Bo nabo bikuramo logique. Safa ngo twabahaye umuntu vino no tugiye gusoza tumususuke tumuha amazi. Badahama bayadasharama. Bayaterurama. Baragenda ngo bahereza umukwe bazi ko bamuhereje amazi. Ngo someho. Haleluya. Asoma. Ngo sanga ngo ni vino. Itandukanye zose yamwe kuva bayeho. Amina. Asifiwe. Amen. Ngo rangira bazikibazo ngo ni gutanga mutazi ukuntu tugira system. None mwadusanze mwaracuritse system. Mwabanjiza izoroheje. Mudusezeresheje. Iziryoshye. Ntabwo babyumvaga. Yego. Badashamazi bumvarama. Professor. Haleluya. Professor. Kuko ari Yesu bivuze. Aha. Kuko ari Yesu wabivuze. Nanjye gira icyo mvugaho mwana. Kuko ari Yesu wabivuze. Gira icyo uvuga. Umukwe mukuru ngo amweyeho asanga ni vino. Wowe njya nubikora uko Imana. Ndayumva. Hari abantu bafite excuse. Mana, ubuse koko nawe urabireba. Icya 10 ntabwo rwose byakunda. Kubera ko dore n'ubundi ntagisabuka. Mana ko hasabuka ibibazo. Icya kubwira cyose. Go and try it. Umunsi mwandi muri runo rusengero twari mu kirahano tugisengera n'abaruguru abahazi. Maze kubabwiriza hagutya ngiye kujya kubwiriza nanone Kicukiro. Mu rugo rw'umuhungu wa Makuza. None ngiye kujya gihe. Noneho urumva nemaze iminsi nikoreye akamashini hano rugo nabaga no rugo basudirira mfite igihumbi cyo kuza guteka. Yego umuhini hagazaho. Vuga ntabwo ndi bujya mu bakire no kicyuya. Yesu bamwizina rya Yesu. Professor. Kugenda meze neza cyane. Baranataha n'amaguru ariko kugenda ngo Yego. Mwene muzee. Yesu aransanga numva ijwi rirangira ngo tamba Isaka wawe. Ijwi ntabwo rivuye ku Mana yuko ko nagira umwana. Cyagihumbi. Ubwo ndatanya ndibaza Isaka nyine ariko wakitonza Isaka ninde se yewe ngo icyo gihumbi ufite. Baricyo tanga. Yesu mwami we. Nimo kuzana inyundo y'ikimwe gite kwitira hano. Numva mpagaze nahagaze. Yaba we. Abambo bwa Imana bivuze. Ubwarida. Ubwo twayirangije mwagira ngo banshinze ko nishigiye. None amaze kurenza aho mwe tayari. Reka tugire rero turenze aho nita. Nibaza turabibabwira ko ariko byagenze. Kandi aho za mafaranga turayabaye Imana yarayadubaye.
ntabwo dufite nyubako urusengero ariko ari ukodesha tuyafite none se ibyo sinabeshye utwara amafaranga akodesha nizira abadayimoni bamenye na satani abimenye imana yaduhaye akodesha ntabwo ntayo dufite ariko ayakodesha n'urugero rimwe na imana ikuburura ukabona igwaye nk'ikintu cy'ubutware kuri satani jya umwishongoraho yego ko nawe y'imana yagutanze arakumvisha ndangije igihumbi gikuramo ndagenda gitanga ariko byabaga bimeze kibaba numva reka gitanga ariko ndareba neza asifiwe ngisohoka ariko nagitanze mfite n'ubundi buhamya bwawe nanze kugitanga ntabwo ndabufite bwombi hari ishanisho nasenze imana yemwe ngo ntikagire intuma kuvuga ibintu donc ntazi nafitiye ubuhamya kubera ko hari umuntu warujemo arimo kutubwiriza ijambo avuga ngo mujye mwizera imana arabivuga imana irambwira ngo cyakubwira ko birarimo kuvuga nicyo kintu cyamunaniye muri iyi si ibindi bintu byose aragerageza rero kwizera icyo cyamunaniye imana itimbwira ngo do namukuye mu cyaro muzana i Kigali ariko kubera kutanyizera yasubiye mu cyaro rero mwana uzandinde ntazajya kubwiriza abantu nk'itakumba ukagira abo ubwira ati icyo kintu cyamunaniye ngo ubona kivuga kuri iki uragiye kuza ngo nta kibazo nuza ngo ntuwibuka ndahibuka neza ati nta kibazo nuhagera nujya kuhagera ubwire duhuriye ku gipangu nishyuremo ndagiye noneho ndabwirije hakaba hari umuntu wahaje w'umushyitsi tudasanzwe tuziranye barangije ngo umuntu wari yabaye gahunda ngo yumva muri we ngo reka ashyireho umwanya wo kugira ngo abantu bavuge niba ari icyo imana yababwiye hari icyo yababwiye ntimukaburire imana umwanya wo kuvuga yego abarahagurutse uwo muntu abaramanitse njyewe sinzanzwe mano ibintu by'ubuhanuzi ntabyo ngira ariko nakomeje kumva ijwi rimbwira ngo uriya muntu utubwirije ngo buri muntu wese amuha amafaranga afite adahagurutse abantu ngo nubwo waba niba afite mu cyumba ntuyirujyayo aho wicaye ayo ufitemo bamaye 9,700 uwaguha business ushoramo 1,000 ugakuramo 9,700 iyo business yazahoma ihombya business ubwo kingana asifiwe amen iyo njya kuba ntarayumviye iyo njya kuba icyo gihe ntakibugumirije nari kugenda hano nteze moto ariko gatanu ibirenge imana nayizi ikiri gihe ndimo n'usengero kwa Liliana simazi ndabwiriza nicaye imbere hano abantu bose bahagurukira mwe bicaye ku ntebe nico imbere bajya guturira rimwe nta natana ari imana ni cyabanze ukuntu itakumye imbere y'abantu none bahagurukiye nsigaye nicaye kubera ko icyo ndu yureka kanye ntage numwe kwari kugira ngo wena nanjye navuye amen imana nayo biramba wabuze icyo turani mubibona irambwira ngo ufate telefone ufite abayige gushyira mu kintu nari maze iminsi 3 narya hari umuntu wansezeranye kanyohereze mu gihe wimuhanga wewe wayitanga wenda wabishobora ko nge byarananiye sifa ndasohoka neza kugira ngo nibyo bidakomeza kunsakuriza ndasohoka neza ndagenda nabagano basuduriraga kuri karatasi byari bifatanye ndiryamira amaterane yarangiye yabaga kuwa kane natangiye kugira ikimwaro kuva kuwa kane nijoro ndakibyukana kuwa gatanu ndakirwana ndakirarana kuwa gatandatu ndakirwana ndakirarana ku cyumba kimwe nabonye ku rusengero umunsi wo ku cyumweru ugeze mpita nza mu rusengero rwacu rwabaga haruguru nyine hepfo rwo kwa Liliana gato sinjye ibintu byose bakoze mbere yo kugera ku mwanya wo gutura sinari imana sinjye wabonye bagera ku mwanya wo gutura ndahagurutse ya telefone yishyiramo ni imana we dore ngiyi ariko gize iki kimwaro wari wamwara nabaga mfite ikimwaro kingana nko kuba wagenda wambaye gusa nyishizemo ijwi rirambwira ngo ntacyo bimaze gukubikoze nyuma y'igihe
reka mbabwire kumvira Imana ni iki. Imana binyigishije icyo gihe kuko icyo gihe najya ufite ibintu byinshi ndababwira n'ikintu nyirimo kuzira kugeza ubu cyabaye 2012 na n'ubu uranyumva cyakaze birasaba koroha bite asifiwe. Njyewe niga muri kaminuza banyongeje kwiga andi makuru professionnel yitwa CPA ku bantu biga ibya kontabilité. Ubwo ni bwubaye muko nawe mpuzamahanga yego uburyo wava ukajya muri Amerika ugakora ababizi barabizi barakinyongeza nk'umuntu wize neza mu wawe ntabwo soko ijyakora ntiyandi ngo Imana ivuga ngo everything is about biratsoreho karabaye kumbure sinzi kizamura ngo kindi mu bwoko ngiye gukora ibizamini bya nyuma bijyangana Nyanyuma. nikoze umufuka n'iryaka kwivuga Imana abantu barayizi bajye bazabayimbaza ikiri mu nkoreho kindimo njya gusenga Imana imisanzwe yo Mana wabanye nanjye mu gihe byose byatambutse n'ubu ngubu bane nanjye amena. Imana yaba ngo ushaka ko Mana nawe mu cyo kizamini nkujyane bitabo uko mu cyo kizamini iyo ugeze mu bizamini bya nyuma uba wemereye gukopera kwinjirana mu kizamini ibitabo biremewe. Uranyumvishe? Yego. Bati niba ushaka ko tubana ntujyane ibitabo kandi icyo ni affaire to gusa bitanigira mu mwanya wo gushima Imana ko ndi kubiye byiza numva nizeye ntabwo ko na affaire to cyane mitangambira ko igikapu cy'ibitabo gisiga mu kigo nyiri mu wa mwanya wo kwishima mu Mana abahaje umuntu dirwa gasoye imodoka yagusize bandirukanse ngo ukapono mu ngo byu yani ningira muri yerekana ko twakoraga ibizamini ntabwo ndufungura tugezemo nende kuna no kwinjirana ibitabo abandi rero abana ninjye nyita barajya ndiyemera reka byinjirana ariko si bifungura ndinjira bifi ntabwo ndi bifungure ikimana yabuje niko Imana kandi Imana yavuze ngo ntu ubwo ndinjiye ngezemo nsanga ikizamini bateguye icyo kizamini nicyo naraye ngosoye cyakorewe muri Ireland. Kizamini bakorewe mu gihugu cya Ireland nsanga bari bakoze ikizamini cy'umusoro mpuzamahanga nsanga ikizamini nabonye cyo muri Ireland nicyo bazanye ko dukora nibagirwa burundu neza uyu mutwe mureba wahoze wirarira ngo umuhanda nibagirwa neza uko bitangiye uko ubona imbwa itakimera amahembe mu mutwe numva uko bitangiye ibyo bintu bisubiza Imana izakugerageza. Bibiliya ivuga ngo Yesu yigishijwe kumvira kubera imibabaro yanyuzemo. Ndagiye ntangira gusenga amasengesho nk'aya bamwe barimo gusenga ngo Mana ngo n'ubundi uri Imana yabana nanjye ngo ndabumbuye n'ibitabo Imana yabana nanjye yagize nte igitabo ndakibumbuye Imana irimeje gacece ndandukuye turimo turatabura bati cya kizamini cya gikomeye ndabana cya kizamini bizami byoroshye kuko nzi ko nakoporoye nubwo cyakosorwa na mukadata ngenzagitse kugira ngo utsike kizamini ugomba kugira amanota 50 muri icyo kizamini bampaye amanota 49 muri 2017 icyo kizamini nari nakoze uwo munsi nagitsinze ejo bundi muri nagitsinze mu bizamini twakoze mu kwa munani kwa 2025 nibwo nagitsinze maze imyaka 7 uhereye icyo gihe sinigeze nongera gutsinda isomo na rimwe nongeye gutsinda muri uyu mwaka kuko Imana yabimbwiye mu mpera za 2024 namba ngo noneho ndagukinguriye ngo hangize ira somo ngo none umenye kumvira icyari cyo asifiwe nabaje Imana ko agiye unshoboza ibintu byinshi nkamenyesha kiriya kintu cyatumye binanira Imana irambwira ngo iyo ndagutuma bakubwira abantu ngo ubabwire kunyumvira wavugaga ikibaho iyo umuntu yumviye ariko ntibajya kuvuga ikibaho iyo umuntu atumviye nashatse nabyo kubimera ngizo kese
ubwo se ubwo buhamya bwanjye turajya kubujije asifiwe. ubwo uza amasengesho nasengaga mu ibyo bihe byose asifiwe. amarira yawe ntashobora gukuraho icyo uzira. gusengerwa n'abahanuzi benshi ntibishobora gukuraho icyo uzira. mbere yo kurata icyo usaba n'icyo ushaka banza umenye ko ntacyo uzira. imana yabwiye ngo mbabwire ngo nimukore icyo ibabwira cyose muzabona kugira neza kw'Imana. nyina arababwira ngo icyo ababwira nubwo mwaba mutabyumva, nubwo mwaba mwumva mutabyemera, mukaverifiya mugasanga ari Yesu ubivuze, mubikora. Yesu ashobora kukubwira ngo ujya kuvoma amazi azi ko ariwe yahinduriye divayi. Yesu ashobora kukubwira ngo ujya kuroba ku manywa ujye nimuhengera ahantu amafata ajya banarimo abizi ko ariwe yahinduriye. icyo akubwira cyose urabona baguhereza umwana mu nzu z'ibyo mwizina Yesu mwana ntabwo cyakongera kubyara ukabyuka mu gitondo cya kane mwami mana banza kurecyuze kuko uwo mwana Imana yapanze kuzana mu isi y'umujije mu ntuzi icyo azaba cyo kandi ntabwo ari uzamuca. reka nababwira abantu bafite ibibazo byo kubyara ibyo Imana bimbwiye n'umusore ejo bundi mbyaye ndabiverifiya usanga birakora. ubundi ndakubyara wa kabiri nacyo nzasubira kuverifiya. asifiwe. umuntu nigeze kubwiriza amaze kubwiriza gutya nshobotse umwazana amaze ati wagase ubwiza ukuri. ikintu cyitwa kuboneza urubyaro ni icyaha cyangwa se icyaha. numva igisubizo ndi bumuhe ningera mu ijuru nzagisobanura mu kivange. yani mu minsi tugiye kubaza Imana y'akanyari ubundi wa mana iyo wicaye mu ijuru ukareba izi gahunda ni icyaha si icyaha. ntazagira uvuga ibyo ntavuze ibyo mugiye kuvuga ibyumva. Imana iransangiye irambaza uwa gatatu umunsi wa gatatu ndiguze gutana irambaza ngo uko icyo abantu baba bashaka kubyara bakeya ni ukugira ngo babyara bashaka kubashoboye si cyo gisubizo namwe mufite. ni nuko Imana irambwira ngo uzagenda ubabaze ngo mwebwe ndamutse mpuye mu bufasha bwanjye wowe ubwawe wenyine reka iby'abana babyaye nabo uzabyara wowe ubwawe Imana ikwe mu bufasha bwayo wakishobora. nta muntu n'umwe wawe utagavuye ngo yego. Imana yabishaka ngo nta muntu n'umwe muri iyi si utunze undi uhereye ku bana bawe ushobora gupfa bakabaho neza kurusha uriho. mfite umugabo w'inshuti yanjye aramuzi shatoriye baramufunze mu cyoho cya mbere ngo afite muri gereza. umugore wanjye n'abana bawe bate ko ari njye washakiraga ubu agarutse avuye muri gereza asanga umugore yaguze ikibanza aranubaka abana basigaye biga mu mashuri yishyura. ahubwo urumva atari bateraga umwaka hari ibintu abantu bagenda biryagagura bazi ibintu Imana irimo. nta muntu n'umwe ugize nta muntu n'umwe uturutse mujye mutinya Imana ireka umugore akatwita amezi 9 akabyara akimara kubyara umwana agapfa nako umugore agapfa umwana akabaho ataronse. nabo muzi genda bazi benshi ba nyina bapfe bababyara bo baracyariho n'umurongo nabo barimo kubyara abandi. asifiwe. amen. ubwo Imana rero biransanze irambwira ngo iyo umuntu akiri umwana imigisha ye Imana iyinyuza ku bamurera apana bamubyaye. muranyumvishe neza. iyo ubyaye umwana ukamujyana iwanyu umugisha wumanukiye ngo niyo mpamvu iyo umuntu amaze gukura atakigengwa n'iwabo atandukana nabo kandi akibesha kubera ko itiyo ijyana nabo. nibyo ngibyo Imana yamuriye mukuremo igisubizo cyayo atanagira uvuga ibyo ntavuze. ibi mvuze nkabisubiramo kuri televiziyo y'u Rwanda.
niba wasubiza ngo yego kujya kibazo Imana ikwiye mu gufasha bwawe wakibesha. Reka mbabwire iki Imana yankoreye ejo nimaze kumubyara kugira ngo byuzuye. Ejo bundi rero mba ndabyaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2024 isaha 10:50